Haleluya bene data, ikaze mu ijambo ry'Imana, muri kumwe nanjye Twahirwa Emmy, ni muvugabutumwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndagira ngo twigane ijambo ry'Imana, ubwiza bwa Yesu Kristo twashyikirijwe naryo. Reka rero dusenge. Mwami Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kudukunda. Wowe wemeye gusiga ubwiza, ugasiga icyubahiro, ugasiga ubwiza bwinshi wari ufite. Mwami ukaza gusanga ngewe hano mu isi, uje kunshaka rwose, ukaza kumena amaraso, ugakubitwa, ukabambwa ndetse ugasuzugurwa n'umuntu, ariko kugira ngo uronke ngewe wari insuzugurwa, maze Mwami unyambika icyubahiro cy'ubwiza bwawe. Warakoze kunyigurana, kandi uko wari uri kera n'uyu munsi ni kukiri. Turagushimiye kandi turakwinginze kugira ngo iri jambo ryawe Mwami uryagure mu mitima yacu, kuko ari imbuto itabora, rikomeze kuganza muri twe kandi rihere kuri twebwe riduhindura, ndetse bigira ingaruka no ku bandi. Urakoze, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Tubahaye ikaze ku itabaza ry'agakiza. Ni YouTube channel yashyiriweho kugira ngo twige, dusangire ijambo ry'Imana ngewe nawe, kandi duhane n'ibitekerezo aho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukwiye kugera, dufatanye nge nawe kubuhageza. Ikaze nanone. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu Kristo ari we nshuti nziza iruta abandi bose rwose. Urugendo rujya mu ijuru ni impatanwa, biragoye, n'uguhatanwa ruragoye rwose. Icya mbere ni inzira ifunganye kandi iragoye kuyinyuramo. Niyo mpamvu rero ukwiye nawe gusiga ibishobora kukuremerera, cyangwa se gusiga ibyatuma utabasha kwinjira muri iyo nzira y'impatanwa. Ndagira ngo twige ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ubugenzuzi bw'Imana buraje. Ubugenzuzi bw'Imana buraje bene data. Muri iyi minsi ngira ngo hari byinshi tubona bitugaragariza ko ubugenzuzi bw'Imana buje. Ese ubugenzuzi ni ubuhe? Mu isi hari aboditeri benshi, aboditeri b'amakampani, aboditeri ba leta, aboditeri benshi batandukanye b'ibigo runaka. Abo ngabo bashinzwe kugenzura no kumenya umutungo w'icyo kigo cyangwa se umutungo w'iyo kampani uburyo ukoreshwa. Audite rero hari gihaza, kuko ari umuntu ushobora no kumuha ruswa akayirya, ashobora kwirengagiza kuko hari isano mufitanye, kuko muziranye, hari aho mwiganye cyangwa mwahuriye. Audite ye igatuma hari ibyo adashobora kukurega kugira kuko byakwirukanisha mu kazi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko audite y'Imana nta marangamutima, auditeri w'Imana nta emotion, auditeri w'Imana nta nepotisme, nta turaziranye, nta uruwo kwa runaka. Oya, aje arimo gukora audit, arimo kugenzura, arimo gukora ubugenzuzi ku byawe, atitaye. Icyo yitayeho gusa nuko ibyo ukora ubikora neza. Haleluya bene data. Turifashisha ibitabo nk'Itangiriro ibice 38 umurongo wa 23 kugera kuri 24. Itangiriro nanone ibice 49 umurongo wa 3 kugera kuri 17. Ndetse turanifashisha igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 10 umurongo wa 18 kugera kuri 29, na Mariko ibice 4 umurongo wa 22 kugera kuri 23. Rero tubonye ko abagenzuzi ari benshi. Abagenzuzi ni benshi, ariko hariho umugenzuzi utarya ruswa, hariho umugenzuzi utarobanura ku butoni, hariho umugenzuzi utarobanura ku masano cyangwa se isangira mwagiranye. Uwo mugenzuzi uje, ubugenzuzi bw'Imana buje, ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye, hari ubwo uririmba ariko ukarenzaho gusambana, hari ubwo uri umucuranzi ariko ukarenzaho ubusinzi. Ibyo ngibyo umushumba cyangwa se undi muntu ashobora kubireba, akabirebera mu ishusho ya muntu, kuko umuntu ari mugari, ushobora kubihisha, uri umuhanga mu guhisha amakosa yawe. Ibyo bigatuma rwose abantu babona ko uri intungane, ibyo bigatuma rwose abantu babona ko ukora neza, bigatuma rwose abantu babona ko uvuga neza. Ariko ndagira nkubwire ngo umugenzuzi uje ntago ari burebe ku marangamutima, ntago ari burebe, ntahishwa,
nta kintu na kimwe wamuhisha. Imana yacu nidufashe. Robeni yari imfura ya Yakobo, ariko icyatumye Robeni aba umuntu utizewe cyangwa se uvumwe nuko yatinyutse kwenda mukase, kwenda umugore wa se. Nyamara yari imfura, yari yarakoze neza, yari yarizewe, kubera ko ari nawe wakijije, nimba ubyibuka niwe wakijije Yosefu. Bene se bavuze ngo reka tumwice, reka tugire gutya, aravuga oya, atanga igitekerezo cy'uburyo kibamujugunya mu rwobo, we ari buca inyuma akajya kumukiza, nubwo yageze agasanga bamujyanye. Ariko yari umuntu mwiza, yari umuntu ukora neza mu maso y'abantu, ariko yakoze ikosa ryo kuryamana n'umugore wa se. Ibyo ngibyo rero odite y'Imana yije, ibyo ukorera mu rwihishira bireba. Kubera iki Simeyoni na Yuda ise atabakunze, ise atabishimiye, kandi igikorwa bari bakoze rwose cyari igikorwa cyo guhora. Bari bahoreye mushiki wabo umwe Dina, kubera ko abanyamahanga bari bamufashe baramwiha. Ariko kube ko bagize umutima bakababarira ku munwa gusa, ariko umutima wabo ntubabarire, byatumye se atabishimira. Ubwenge bwinshi bakoresheje bwo kuvuga ngo oya, noneho reka kugira ngo dushyingiranwe namwe, kugira ngo tubahe mushiki wacu, nuko mwese mugomba kwikebesha. Babasiramure, niko nabivuga, babakate, babakebe. Aba ariko babikora, barangije babahukamo barabica bose. Kubera iki? Kuko bavuze ko bababariye, ariko bababarira ku munwa gusa, ntago bigeze bababarira mu mutima. Odite y'Imana niza ikeneye kubona umutima wababarira, ntago ikeneye kukubona gusa wavuze ngo ndakubabara ariko ntubabarire, ndagufasha ariko ntumufashe. Oya nshuti yanjye, umugenzuzi w'ubwiza bw'Imana, umugenzuzi w'Imana naza azareba umutima ubabarira, uwatanze imbabazi ku munwa akanababarira. Nshuti yanjye, wigira ibyo uhisha, wigira ibyo uvuga ngo reka mbe nisigiye utu, wicuranga ariko ngo urenzeho n'ibindi. Ikibazo barimo no kubabwira ukuri mukakwanga, ngo murashaka kumva ibyo amatwi yanyu arya. Hari abashumba nimo gukunda bavuga ukuri, nibyo nyine. Mwambare neza, muhagarare ku ruhimbi, mwambaye neza nk'abatambyi b'Imana, musa neza nk'abatambyi b'Imana. Apana ibyo gufata ibintu mukajya mwongeranya mutagatifuza, amakosa yanyu muyahindura kuri, mubyita yuko ari iterambere, ari vision. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, nta byo guhinduraho, oya. Ijambo ry'Imana uko riri nuko umutambyi akwiye kuba yambaye yikwije. Mwikwemera kwigira imbata, kuki se? Kuki muguma kuba imbata z'ibyaha? Bababwira mukarakara, ntago ari byo. Yesu Kristo ubwami bwe, ubu bwami yarabuvunikiye, kugira ngo akuronke yarabivunikiye. Ntabyo rero kuzana ubukayura, ntabyo kongeramo ibindi birungo, ibyo atashyizemo ntabyo, ntabibaho. Ikirungo gihagije mu bwami bw'Imana ni amaraso ya Yesu Kristo yonyine, akweza akagutunganya akakwinjiza muri ubwo bwami. Ibindi rero uvuga ngo ariko ngo nubwo nagira gutya ngo nakorera Imana, oya da. Ibyo biranditse, Bibiliya niko ibivuga. Umwuka w'Imana arahari, ahari kutuyobora, ntago ahari ngo tumwongerereho. Wigira icyo wongeraho kandi wigira icyo ugabanyaho. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Haleluya, haleluya bene data. Ndagira ngo mbabwire ko umugenzuzi w'Imana araje, mwitorera araje. Yemwe ba pasiteri, mwitorera umugenzuzi ubwami bw'Imana araje. Aje kureba abahanura ibinyoma, aje kureba abigisha ibijyanye n'amarangamutima yabo, aje kureba ababwira abantu ibinyoma ngo bakunde bireherezeho abantu, ngo abakristo, ngo abantu babe benshi, nyamara ntaho barimo kugana. Ubwo bugenzuzi bw'Imana buraje.
ntabwo bwo buhishwa. Imigenzo n'imihango y'amadini mwujuje mu mitima n'imitwe y'abantu, ntimubigishe gushaka Kristo. Abantu bakaza baje gushaka ibyo Kristo ngo atanga, nyamara mu by'ukuri badashaka Kristo. Oya, ubwo bugenzuzi bw'Imana buje kugaragaza kubeshya. Ubwo bugenzuzi bw'Imana buje kugaragaza ko hari abubeshyera. Ubugenzuzi bw'Imana buje kugaragaza ko hari ibyo udakora neza. Nta ruswa, nta negosiyasiyo irimo, nta kuvuga ngo uyu ni mwene. Oya, ni ubugenzuzi bw'Imana isumba byose. Yuda yagabiwe ubutware, agabirwa inkoni, agabirwa n'impeta, ariko se kubera iki umugore ari we wamugamburuje? Kubera iki? Kuki umugore ari we wamugamburuje? Ni ukubera ko hari ibyo yakoraga mu rwihisho. Impeta yayitangiye mu rwihisho kuko yarasambanye na maraya. Mu rwihisho ngo abantu batabibona. Umushumi nuko, inkoni nuko, byose abyamburwa nuko hari ibyo yakoreye mu rwihisho. Ubusambanyi gusa bwamwambuye ubutware, bumwambura amasezerano, bumwambura gukomeza kw'amasezerano. Inkoni isobanura ubutware, impeta isobanura amasezerano, n'umushumi wo kubikomeza. Abitakaza kubera yuko yatakaje ubutware, kubera ko yatakaje ubumana bwari buri muri we, ubumuntu bwari buri muri we. Iyo ukoze icyaha rwihishwa mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'ubumana, bisiga bikwambitse ubusa. Zaburi ya 50:16 vuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko umunsi umwe nzabifata uko biri kose, uko bikurikirana byose, mbishyire ku murongo, mbiguhanire. Ubugenzuzi bw'Imana buraje. Yemwe abakora ibyaha rwihishwa mwe, yemwe baririmbyi mwe, yemwe bavuga butumwa mwe, yemwe badiyakoni mwe, mutumye abantu badakizwa. Avuga ngo na runaka ukora biri, uwo mukora n'ibyaha ntago ashobora gukizwa, kandi ishusho yawe igaragara ko ukijijwe ariko udakijijwe. Yesu Kristo aragukunda, Yesu Kristo aragushaka. Ihangane ukizwe, ongera wezwe, ongera usaba Imana imbaraga, ubugenzuzi bw'Imana butarakugeraho. Kuko nibuza urajya ahagaragara, nibuza urajya ku mugaragaro. Usambanya wakoze bwihishwa, washinze n'amarogi akorerwamo ubusambanyi, n'akabari kanditse ku mazina y'abandi, nyamara ari akawe, kandi ngo ukunde ngo witwe umurokore. Auditeri w'Imana naza, ibyo byose arabireba. Ubugenzuzi bw'Imana burabizi. Kiyo logi, kako kabari ari akawe, nubwo katanditse ku mazina yawe, nubwo utakageramo, nubwo abakozi batakuzi, ariko birazwi ko ari wowe nyirako. Ijuru rirabizi, birazwi ko ari wowe wanyereje uriya mutungo, birazwi ko ari wowe uhemukira urya ibiryo by'imfubyi, birazwi. Auditeri, ubugenzuzi bw'Imana buraje. Mwihane hakiri kare. Bibabwira ngo mwogoshe imisatsi mumere neza ngo murakare, bibabwira ngo mwambare mwikwize ngo murakare. Oya, ubugenzuzi bw'Imana buraje, buraje. Kandi nibusanga udatunganyije inshingano zawe, ndakubwiza ukuri yuko ibihanura byakira. Imana yacu idufashe. Icyama nge nawe tukegera Yesu Kristo, tukamushakana inyota y'ukuri n'urukundo, nk'uko yadukunze, nk'uko yadushatse. Twagira ubuzima buzima. Reka dusenge. Mwami Yesu, turakwihaye, duciye bugufi, turakwinginze. Ubugenzuzi bwawe buje, Mwami, ngo uturengere. Data mwiza, imitima y'abantu, imitima yacu yihanaho tunaniwe, yihanaho twaguye, yihanaho abantu basubiye inyuma, abakoraga ibintu rwihishwa bakizwe. Mana, ubugenzuzi bwawe nibuza, buzasange bameze neza, buzasange bahagaze ku rufatiro rw'ubuzima, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.